amarira nk'ay'ingona akajya afata n'uducanwa agacira ku jisho ngo abone ko agahinda kawe akikoreye. Yego. Urumva kugira ngo nawe uze kumurira neza ubundi uyu muntu afite emosiyo agahinda kanjye arakikoreye. Kumbi ni ukugira ngo umubwire ibibazo ufite. Ari umuntu ubwira ibibazo akakubaza ibibazo byinshi akagenda nta na kimwe akemuye. Noneho wa muntu Imana yohereje rero ni umuntu uzayasanga ntabwo umuntu yagukunze. Hari umuntu ugukorera ikintu ari kukubara. Hari n'umuntu ugukorera ikintu ari kugira ngo bamurebe. Hari umuntu ugukorera ikintu agira ngo yiyaboneshe imbere y'abantu. Nari nkubwiye ngo umuntu yanguwo yaharaye ntabwo ajya yanguwo yakunze. Rero reka ngusobanure kuri uyu muntu. Uyu muntu uvuga ngo ikintu ngo aragikora ni nka wundi ukorera ikintu akavuga ngo iyo naza kuba abasenga bageze ngo kuri ruriya rwego ngo agezeho shobora no kuba mba nararurenze ahubwo ko wandindije wabyumvishije. Hanyuma n'umuntu bagukanga rero ukabona aragukanga byatara kuvuga ngo nyine ngo none se ngo buriya ngo iyo ntango taza kungira ngo namuhuje n'abantu bande wampuje nabo bande. Umva nyine nkubwire rero uwo muntu nakubwiye ngo ni wa muntu kumva neza. Undi hari abantu batatu reka turebane nkubwire ibi bintu bitatu. Hari umuntu uzanwa n'amarangamutima mu buzima bwawe. Hari n'umuntu uza ari Imana imwohereje. Wabyumvise? Buriya hari undi muntu nanone wa gatatu usumba abandi uza kubaza ibibazo byinshi nta na kimwe azakemura ahubwo kugira ngo asiga agushyize hanze. Kandi uwo muntu aza yitwikiriye impuhwe. Hari abo batajyanye. None se ntabwo rwari urukundo se babwirana I love you. Izi mpeta bambikanye za fiancé bazambikanye mu buhe ntibari bakundanye. Reka nkwereke. Ubanye n'umugabo atanywa inzoga nyuma akazazinywa wabigenza ute? Fa kuba yubahiriza inshingano ze nk'umugabo iyo ntago bindeba. Yakwinywera nta kintu. Fa kuba yubahiriza inshingano ze nk'umugabo ntago ibyo ngibyo bindeba. Ibimureba mu rugo agopfa kuba yabikoze bimureba. Umufasha asambana. Ubwo aho ngaho urabizi ntago naguhereza. Ubwo wahita ugenda aho ngaho cyangwa njye nyine nkagendaho. Nyine hari umuntu kugira ngo nakwihangana ntabwo ibyo nabishobora. Yes, reka mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza. Ni kenshi tuboneka tuganira byinshi bigiye bitandukanye nk'abagenzi bagana Isiyoni. N'ubundi nakiriye umukozi w'Imana Evangelist Janet, n'ubundi akaba ari n'umuyobozi w'ikinyamakuru Janet TV Show. Niba umubonye bwa mbere kora subscribe ukoresha na comment reba byiza cyane. Abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda aho mwamuhereye hose mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Yes, mu ntara gatandatu ku mugabane w'Uburayi mwese turababwiye ngo Imana irabakunda. Twakira umukozi w'Imana umeze neza? Yes, meze neza. Biragaragara. Allo. Ngurabaza amenye inkoko uruzi umunwa sinzi kuntu bese nuko. So hanyuma rero nibyo navugaga ndimo ndabaza ibyo mbona cyangwa nzi nka mwarimu ubundi sangwe nzi ko horo umeze neza. Sibyo? Kandi n'ubu umeze neza ndabibona. Ariko n'abantu babirebe pe umeze neza. Wambaye neza rwose pe urakeye. Nidusoza ikiganiro ndabwira muco amashyira akantu baguhe. Sibyo? Baguhe. Ndabizi ko nta nda y'umujinya. Oya. Yes, turakwakiriye rero. Murakoze cyane. Rwose ngwaye umwanya kugira ngo ugire gutya ikiganza usuhuza abantu bawe. Yego. Mbo nsuje abakunzi ba Janet TV Show aho muherereye hose reka mbabwire ndabakunda murambibabwira kandi ntabwo ari ku munwa no ku mutima murahari. Hanyuma nsuje abantu abanyarwanda n'abanyarwandakazi suhuje abantu bari mu bihugu byo hanze Uburayi, Amerika, Australia, Ubwongereza, Canada, bese Kenya, Uburundi, Kongo, buri gihugu cyose. Ibihugu byose ngize gutya ngo yambi Imana ibaho umugisha. Yego. No mugisha mwishi kubana nawe kandi. No mugisha kwamba kunda namwe mukaba mu nkunda. Ko nibyoroshye nabonye no kuboneka kwa biba bigoye. Urimo wakira abantu. Mbese gahunda zose ubuzima bwawe bwose ubusanga ahanini no gusenga. No gusenga. Nibyo babuzemo. Imana ishimwe. Amen. Turaza kuganira byinshi bitandukanye haba mu ngo zubatse ku badamu ndetse n'abagabo ndetse n'ibindi byose bibuze kugirira akamaro sosiyete. Turagushimiye banza usenge. Turagushimye mwami w'abami, tugushimira urukundo dukunda. Haleluya. Tugushimiye ko ihema ryawe riduhoraho. Waniye umwanzi yifuje kuriteramo umusumari ariko urongera ukabamba ihema ukadutwikira. Ibyo ngibyo ndabigushimiye mwami w'abami, nukomeze kudutwikira komeze kuvugana natwe ijambo ry'ubuzima. Buri muntu wese mwami uguteza amatwi
buri muntu wese mwami ufite inyota y'ijambo, buri muntu wese ufite inyota yo kugira icyahishurirwa cyangwa yasobanukirwa, nunyemerere umwiyereke muri iri sengesho, nunyemerere umugirire neza, ababyeyi ubiyereke, abagabo ubiyereke, abakobwa ubiyereke, abasore ubiyereke, ingeri zose uziyereke kuko uri Imana ishobora ibintu byose. Nutwemerere rero ntaba ari twebwe ahubwo gukomera kwawe gushyirwe hejuru uyu mwanya, utwemerere Mwuka Wera w'Imana agira ibintu akora, agira ibintu arema bishyashya, hanyuma uyu mwaka wa 2026 buri muntu wese uzamubere itangira ry'umunezero, umutwaro yarikora uzamuve ku mugongo, uzarangirane n'uyu mwaka wa 2026 tuzawubone mwihirwe, tuzawuriremo, tuzawunyweremo, tuzawambariremo, tuzawugukoreremo, mwami uzaduha imbaraga, tuzawuririmbiremo, tuzawuhanuriremo mu izina rya Yesu. Uzadushyigikire, uzabane natwe, gahunda zose tugushyize imbere kugira ngo abe ari wowe kuziyobora mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yego, ni byiza cyane. Yego, ubundi amazina yose witwa Janete. Rimwe Mutuyimana Janete. Mutuyimana Janete. Yego, akaba ari umubyeyi w'abana benshi. Yego komana. Uzambwira umunsi umwe uzabasanga bicaye muri kino kibuga urebe uko bangana. Abari benshi. Uracyabyara n'ubu? Yego, nyuma hari benshi. Ya. Urakomeje? Ndakomeje. Ko mituweli zikaze? Hari igihe umuntu yigeze kuvuga, ntegeze mpura n'ishuri rimwe, umusozi usa nk'umpirimyeho, umuntu arangira batari ko reka nkubase, ubundi uriya muhungu yari agiye gushaka uriya. Yabyaye abana yujuje isi, yagiye abajugunya, nta. Agenda abyara, turiya muhungu ati buriya mukobwa yaramubitseho urusyo, atafite abana, ati barenga babakeya, ati genda umva bavuga ko ari 7, atari ko genzi 5. 5 bose ageze atera inda. Noneho ikintu cyantangaje kimwe, ariko reka mbabwire, nkomeje abantu bavuga amagambo atariyo, ijya musinzire kawunga yawe yirye neza, byiguca intege, bifataho igihe. Rero icyo gihe nanone areba ukuntu uwo muntu ari umukristo, nareba ukuntu ari umudiyakoni, apurizo none nubwo yari umugabo, nubwo ari umugore nako, sorry, yari umugabo, umudiyakoni rwose uhagaze, aravuga ati yabyaye abana, ejo turamukobwa bavuga ko afite abana benshi, kandi ntamureba nkavuga ntari kubundi ubu uyu muntu, noneho we akabihagarara, noneho icyo gihe we yari na Paris, ngo ari na Paris, abihagarara avuga ati ngewe ndabizi neza ko afite abana benshi barenga 5, yarabyaye yuzuza isi. Kavuga ati nge ndabizi kandi nta kuru na rimwe afite. Reka mbabwire, Imana yacu ni seriye. Uzi ko Imana ijya ivuguruza ikinyoma, umwanzi yaguhekesheje irihagije, noneho wa wundi wavuze bya bindi ukajya muhura akakubwira ngo rega burya wari wararenganye, ariko dorutse gura nenda mubwanire ariko mubandenganyije nawe urimo. Ndashimira Imana ko utapfuye ikabiguhaye ukuri ukiriho. Byandi bavuga ngo inabi wakoze ishobora ukiri buzima, ukaba ukiriho. Buriya nuhemukira umuntu ukabona nyine wenda ushobora kumukira mu izina runaka ufite, ushobora kumuhemukira mu mwanya mwiza ufite, ariko jya umenya ko nubwo uyu muntu aguhereje akaba nta gikurikirana afite, nta n'umuvugiye, jya umenya ko ijuru n'iriza ritazaguhereza, ntago rizaguhereza rwose. Iminsi yaba myinshi igahimwa n'umwe, ubwo umuntu igihe kiragera iminsi ikamugeraho. Cyane nayo nguko rero nibyo tuba tuvuga. Uba usanga urugamba ruba ari rurerure cyane mu babyeyi bubatse, bashobora guhurira n'ibibazo bigiye bitandukanye, ugasanga nk'umubyeyi nkawe turakubona gutya, ariko mu mutima wawe warashize bitewe n'iki, nuko ushobora kuba wenda warashatse nawe uri umugabo cyangwa se uri umugore, ugasanga warashize, ariko nyamara wagiye utakira, yakavuga ati ariko ubundi wagiye hariya ntakubwira. Umva nkawe wakwicuza. Oya, aho ngaho ni hahandi umurokore abyumva, wakahita avuga ati ariko ngewe nari narabibonye, ngewe nari naragize iyerekwa kare nuko nanze kubivuga, kugira ngo wenda batazagiye binkuruka mukavuga ko ngira amagambo, ariko irerekwa nabanaga naryo ko ibi bintu bizagira gute bikanga. Ariko ubundi reka nkubwire, buriya abantu benshi babayeho kuri haraka mu ngo, noneho cyane cyane byakikubita muri iri dini ryacu, byakikubitamo bikagwamo,
hati ndi umudiyakoni ubuse bigende gute, ndi umuririmbyi muri korali runaka, bumva ibintu byabaye, bumva bimeze gutya, uri kumva neza, ariko hahandi kuryama byansi, we apfira idini nyine agapfira n'icyo ari cyo, akaba ko induru zivuga kandi ubundi ziba zivuga inyuma ntiziba ari nkeya, ariko ngewe ibyo ngibyo nahita mbikuramo kare, njye ntabwo napfira ifiyeri, ntabwo impeta yandira ubuntu, ntaryama, oya bikoze byakunda, ntabwo reka nkubwire, ubundi hari ibintu ubamo ukabifiringa, ibintu ntazabamo mfiringa rero ngomba kubyiyambura kare, nkabisenya. Gufinga mu kinyarwanda cyiza ni hari ibintu nyine ubamo utabyiyumvamo, utabikunze, bya bindi nyine ukabaho nyine muri bwa buzima buvuga ngo nyine ngo abantu ngo baranseka ngo abantu, reka nkubwire, mbwira n'umuntu udukurikiye, nta kintu bavuga ubu kiruta icyo bavuze bwa mbere, icyo bavuze bwa mbere cyo cyari gikomeye, ubu ni ugupapira. Ariko hari igihe ugira abajyanama batari beza nanone, hari ugira abajyanama batari beza, abajyanama batari beza se ugira ngo bayikugiraho utayigiriye, rega burya nawe ujya gusohora, ujya kugisohora icyo kintu, nawe burya nta muntu waza ngo amenye ko naburaye ntabimubwiye, reka kubyanga bikunze mba nabwiye nti byanze, ntabwo turi kubona bitameze neza. Yes, nibyo rero nyine tuba tuvuga, cyane cyane nk'ababyeyi akenshi ngo hari ukuntu mujya mwigira gutya, ati buriya jyewe ko ngera ahandi nkabona ndariye burusheti, nkabona ndiye agafi keza, nkabona aho ngeze mariye inkoko, kandi nkaba nzi ko umugabo wanjye atarabingurira, hari umugabo wanjye wasanga ari nyagapasi, harya ubwo iyo nkoko aba yayisangiye n'abandi n'abagenzi be cyangwa aba yumvikana si umugabo we wayiguze, ni umugabo wayiguze, si umugabo we wayimuguriye, yego, nta bandi, abo bandi ntubambaze. Ubwo nuwa ngo si umugabo wayimuguriye, aprisi noneho si n'undi mugore wayimuguriye, n'undi mugabo wayimuguriye, harya ubwo wowe icyo kibazo wagitwara ute? Wabigenza ute? None se buri muntu kuba yagiye kumubwira ko ayikumbuye akayimugura akamwicaza, none ibiganiro byahagarara se? Ibiganiro se mba nyine byahagarara, ubusabane bw'abagabo n'abagore, erega burya reka nkubwire po, gusohokana umugore utari uwawe, umva nkubwire, kurya ubugari neza biterwa n'isosi. None se si ibyo, si icyo ushaka ko ngusubiza, kurya ubugari neza biterwa n'isosi. N'isosi, dusobanurire neza twumve. Iki se ngusobanurire neza, iki nyine muravugira umigani nka Yesu. None gute se? None se ubureka nkubaze, reba agasosi k'ibishyimbo, isosi y'ibishyimbo, sibyo? Noneho reba agasosi k'indagara n'ubunyobwa, reba n'agasosi k'inyama n'ubugari, urumva ibyo bintu bidahabanye? None se reka nkubaze, urumva wowe waca ku nyama, sibyo, ukajya ku bishyimbo? Ubwo se singushubije neza, kurya ubugari neza biterwa n'isosi nyine. Ariko urumva hari ukuntu Yesu ngo wajyaga aza ngo akacira umugani abigishwa akababwira ngo imbuto ngo umubibyi yarabibye, ngo imbuto zigwa mu nzira, izindi ngo zigwa mu murima ngo uhinze, izindi ngo guhinze ariko ngo nyine ngo umurima, ariko ugasanga ntabwo nyine umuhinzi ahinze neza, ngo ntabwo nuko ngo yahinze aca hejuru, ariko urwiri ruracyakomeza kumera, ntabwo yigeze arukura mu butaka. Izindi ngo zigwa mu nzira inyoni zirazitwara, izindi nazo ngo zigwa mu mahwa ziramira, amahwa araziniga, ariko ngo hari n'izindi ngo zaguye mu murima mwiza, ngo zirira zirikuba zirabyara, mbese nuko umugani abigishwa urabananira neza, urabananira, ni ngombwa yuko Yesu arubacira, ararubasobanura neza. Mu by'ukuri rero nawe uburyo urimo uvugamo umeze nk'uwo, uravugira umigani nka Yesu, uragira uti harya ngo kurya ubugari bisaba, nakubwiye ngo kurya ubugari neza biterwa n'isosi. urimo uravuga ibintu bikomeye cyane pe. Ndimo ndavuga ibintu bikomeye cyane gute se? Reka twigendere, ubwo ababizi bazagenda bisemurira babyumva, yashobora kuba batanyuzwe na kiriya gisubizo, nabo bazagenda babyimenyera. Kandi mba nkubwire, umuntu ashobora gukora ikintu cyiza ariko akagiherekeresha amagambo mabi. Nibutsa abantu ko mu bintu byose ukora nta jambo ryiza ugira, urimo uragosorera mu rucaca. Banza kugira ngo nabura, reka nkubwire, ushobora kuba ungaburira neza, ushobora kuba unyambika neza, ariko nta jambo ryiza ugira.
muri wowe. nta Yes, jambo ryiza. nta jambo ryiza ugira, ni ukuza nyine wagwagwa nyine ibintu biri hejuru cyane. Ntabwo ibyo bintu byashoboka. ntabwo ari byiza. Uyu munsi rero hahandi rya jambo ryiza urisanze, uraryama ugasinzira. Ushobora kwambara ibintu bihenze, ushobora kuba urya neza ariko ntusinzire. Yes. ntusinzire. Abashyitsi baza umuntu akanaseka mugasekana nawe, sibyo? Cyangwa se mugategura ameza mukayuzuza, ariko wamara kugenda umudamu cyangwa umugabo akaba ari kuvuga ngo iyo abana bashyitsi batari bavuye muri runo rugo wenda nabangiza agahenge k'iminota mike cyane. Abo bwo buzima hari abantu bari kubana nabwo. Noneho nkatwe, reka nkubwire, noneho nkatwe rero tuganira n'abantu benshi, twakira ibintu byinshi, tuba tuzi byinshi. Yego, ntuzi byinshi. ibyo tuvuga iyo uvuze ngo muzi byinshi byinshi, ndaza kurebera, hari umugabo umwe nabonye videwo yiwe arimo yishimana n'undi mugore kandi yari afite umugore akamuta, ariko nkavuga ntiwasanga bundi umugabo ushobora kuba yaguta bitewe nawe ubwawe. ushobora kuba umugabo areba akabona nta mbuto zawe, ushobora kuba areba akabona nta kamaro umufitiye, ushobora kuba areba akabona ni umuntu wishyira ku cyawe gusa ukagaramaho, mbese ukaba umeze nk'umuntu uri aho ngaho gusa. hari umuntu uba mu rugo ameze nk'ururabyo. Turi ku mpande zombi kandi hari umugabo ushobora kuba mu rugo ameze nk'ururabyo, hari n'umugore uba mu rugo ameze nk'ururabyo. Uri kumva? Ntacyo yishe nta n'icyo akijije, uretse kuvuga ngo wenda ushobora kuvuga ngo ni isura nziza. Ubundi hari abantu benshi bapfiriye housing, arapfa neza, arapfa ajya hasi upfira housing, ariko njye ntabwo nayipfira. Icyo waba uri cyo cyose n'akazi kose waba ukora, ntabwo nzapfira ibyo, ntabwo byakunda. Aburya iyo mahoro arahenda, amahoro arahenda, ituze rirahenda kurenza ibintu byose. Yego, ituze rirahenda kurenza ibintu byose twe twirirwa twibwira. Noneho rero umuntu ashobora kuvuga ngo urabona ngo uriya muntu ngo buriya ngo ngewe ituze rirahenda, nta kintu gihenda nkaryo. Kuko ngewe nshobora kuba nabonye igihumbi cyanjye, urukumva neza ko nshobora kuba nabonye igihumbi cyanjye ariko nkakirya neza, sibyo? Rero bikaruta miliyoni yawanza n'uruyincunaguriza umbwira naguhinduriye ubuzima, naragufashije, nagukuye ahantu ntaho wankwiye kuko nturi Imana. Ko nari Imana se wasanze ntariho. Ariko nanone Imana ikoresha abantu, ariko nanone wibinkangisha, kuko Imana niba ari Imana yagukoresheje ntabwo Imana yisubiraho. ntabwo Imana yayisubiraho. No, niba ari Imana yagukoresheje igakoresha itegeko kavuga ngo genda umufate amaboko, sibyo? Ntabwo Imana iherekeresha amarira, iherekeresha umunezero. Ishobora gutinda. Jovajiri yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo ishobora guceceka mu kibazo cyawe igeza kure iri kugikemura. N'Imana ikoresheje kunkemurira ikibazo, winzunguza rero sasa. Yego. Reka turebere hamwe, wenda turazaguruka kuri ibyo bibazo byawe, cyangwa wenda tukibiriho da, reka mbese nk'ubitindaho. Umuntu ashobora kuba yakugirira neza, sibyo? Mugakundana, mugahararana, bigatinda bikagera kure, urukundo rwanyu rugakomera, ariko ejo nanone akaba ashobora gukora akantu gato cyane gahita kamwibagiza ibindi byose yagukoreye byiza, sibyo? Ibyo ntibishoboka. Umva rero nkubwira ako kantu, umva ikintu kibitera. Umuntu yanga uwo yaharaye, ntabwo yanga uwo yakunze. Ntabwo umuntu yagukunze. Hari umuntu ugukorera ikintu ari kukubara, hari n'umuntu ugukorera ikintu ari kugira ngo bamurebe, hari umuntu ugukorera ikintu agira ngo yiyaboneshe imbere y'abantu. Nari nkubwiye ngo umuntu yanga uwo yaharaye, ntabwo ajya yanga uwo yakunze. Bibaho se, birashoboka? Uyu muntu rero, reka ngusobanurire kuri uyu muntu. Uyu muntu uvuga ngo ikintu ngo aragikora, ni nka wundi ukorera ikintu akavuga ngo iyo naza kuba abasenga bageze ngo kuri ruriya rwego ngo agezeho, ushobora no kuba mba nararurenze ahubwo ari uko wandindije. Ushobora no kuba nararurenze ari uko wandindije. Wabyumvishije? Hanyuma n'umuntu bagukanga rero ukabona aragukanga byatara, akavuga ngo nyine ngo none se ngo buriya ngo iyo ntango ataza kungira ngo namuhuje n'abantu bande, wamuhuje nabo bande. Ariko wenda arabivuga afite ishingiro. Umva nyine nkubwire rero uwo muntu, nakubwiye ngo ni wa muntu, kumva neza. Undi hari abantu batatu, reka turebane nkubwire ibi bintu bitatu. Ngo hari umuntu uguharara, akaguharara, akaba yagutiza umwenda, ukumva? Ariko ejo akagira gute?
uwo mwenda wiwe akagucyurira ko yawugutije, sibyo? Noneho ikindi kintu nasobanura kuri bano bantu, aba bantu ubona bari mu byiciro nka bingahe, nka bitatu. Yego. Bari mu byiciro nka bitatu byonyine. Hari umuntu mu buzima bwawe uzanwa n'amarangamutima, unyumve neza. Hari umuntu uzanwa n'amarangamutima mu buzima bwawe. Yego. Hari n'umuntu uza ari Imana imwohereje. Wabyumvise? Buriya hari undi muntu nanone wa gatatu usumba abandi uza kubaza ibibazo byinshi nta na kimwe azakemura, ahubwo kugira ngo asiga agushyize hanze. Kandi uwo muntu aza yitwikiriye impuhwe. Si uranyumvisha? Ndakumva neza. Hari umuntu uza yitwikiriye impuhwe, akaza arira amarira nk'ay'ingona, akajya afata n'uducanwa agacira ku jisho ngo abone ko agahinda kawe akikoreye. Yego. Urumva? Kugira ngo nawe uze kumurira neza undi umuntu afite emosiyo, agahinda kanjye arakikoreye. Kumbi ni ukugira ngo umubwire ibibazo ufite. Ari umuntu ubwira ibibazo akakubaza ibibazo byinshi akagenda nta na kimwe akemuye. Noneho wa muntu Imana yohereje rero ni umuntu uzayasanga nta matera ugira akakugurira matera, ni umuntu uzayasanga nta nkweto ugira akazikugurira. Uyu muntu reka nkwereke ikimenyetso kikwereka ko ari Imana imwohereje. Hari n'igihe uyu muntu umubona utongera no kumubona n'undi munsi warimo. Uriya muntu Imana iba yamuzi. Hari umuntu Imana ikoherereza akaza areba icyo ukeneye akagikora akigendera. Hari n'undi muntu wa gatatu uza agakora ibintu ariko akabyiyitirira. Ariko uvuze ijambo mpita nibuka, hari umuntu ugeze kuza kera iwanjye, ntabwo nari muzi, yarampamagara arambwira ati nakubonye ari ubwa mbere ahantu, fata nimero zawe, rero ndashaka guhura nawe, angurira intebe amaze yarambwiye ngo yamuha amafaranga ngo ngende ngura intebe ngo nzimuzanire mu rugo, ndazimuzanira mu rugo. Noneho ndibaza se umuntu unumye intebe kandi mbona iyo wazifite wazayazitereka he, azikoze iki? Ndagenda intebe ndazipakiza ndimuzanira mu rugo. Naje arambwira ati rero mu kiganiro cyiza twagiranye Imana iguha umugisha, bo abakoze mu ishakoshi abama amafaranga 180. Naje ahita ambwira ati n'izo ntebe zizari izawe ngaho zikomeje mu rugo rwawe. Bo ijambo yambwiye ngo rero njyewe ndashaje ndimo ndagenda iminsi yanjye yo kubaho irabaze, ariko sinyikubwiye ariko ndabizi ko ndi umugenzi. Ati nimutongera kumbona timuzihangane, ati njyewe ati ndabizi ko ntazongera kubonana nawe. Abirangiye kandi kuva icyo gihe imyaka ibaye ine sinongeye kumubona. Hari ubwongeye kumubona? Hari umuntu uzi ko umuntu akugura izo ntebe? Yeshwe. Hari umuntu uzi ko umuntu agwa amafaranga uretse wowe utubwiye? Uyu muntu ntiyahise yiciraho akigendera. Hari n'udapfa wenda ashobora kuba nariho uyu munsi, ariko ikintu Imana yamwohereje gukora yaraje aragikora arigendera. Wabyumvise? Yaraje aragikora arigendera. Yatanagiye niba nyina ndwara azi ko nta ntebe kandi icyo gihe koko nabaga kumukeka. Ikintu Imana yamukoreye yamutumye intebe imutuma na matera. Ubwo ntiyabiguze? Ntiyahise yicira. Mu cyumba nta kitana nagiraga. No muri salo na sasa kumukeka abantu bakicaraho. Amenya ko nta ntebe mfite. Arabimenya ko nta ntebe mfite. Ndazigwa nzijyana iwe mu rugo. Ko n'umudamu wanjye niho yari ari mu rugo. Nababwira nti rero ugiye kwa mukecuru ndaje magusange arahana ntumye. Ndagenda n'imodoka irazipakira zizana tugerana mu rugo. Ibyo rero nibyo nkubwira rero, hari umuntu Imana ikoherereza akaza afite ibimenyetso bimuranga ko Imana imutumye. Wowe umuntu araza arakubaza ngo harya ngo umuceri ngo umuceri ngugeze kurangaye. Ica kwa Mutanganari niba ugiye gufasha uwo muntu w'umushyira. Wabyumvishije? Rero hari abantu baza mu byiciro byinshi na wa wundi uza kugusaba amakuru y'ubuzima bwawe. Kera twigeze kujya ahantu ku binyamakuru runaka, none umuntu yabona ubuzima ubayemo cyangwa yabona ikigeragezo ufite akaguhamagara. None se ubujane urara kuki? Nyine ndara ku mata. None hari umuntu ukwereka impuhwe nawe ukumva ukamubwira byose. Uwo muntu aho akanana ati none se rero ubwo ngubwo nawe urabizi usa tuzahura ryari tujye muri hoteli runaka. Wabyumvishije? Kandi yabanje kwereka ko ari umubyeyi uzanye impuhwe, umupapa uzanye impuhwe nyinshi muri we, akwereka ko ibyo bintu
urumva muri we afite impuhwe zo kugufasha ikibazo cyakunaniye ariko ari ikindi kintu agambiriye uyu muntu rero ni muntu ngo umuntu yanguwe yaharaye ntabwo ajya yanga umuntu yakunze burareka nkubwe n'umuntu wagukunze ntashobora gusezera ngo bikunde umuntu wagukunze po akagusezera ukabona aragiye araheze uriya muntu yari indyarya mu buzima bwe ntabwo yagukundaga ni ukuri yari indyarya ijana ku rindi ariko umuntu wagukunze bya nyawe yihanganira umutuku wawe n'umweru wawe n'icyatsi cyawe igihe kikajya kuba ati ni ukuri ndagukunda warankoshereje ariko ndagukunda uwo niwe muntu rero nibyo rero nyine turi kugenda tuvugaho hari igihe nanone umuntu ashobora kuzamuka agatera imbere ariko ugasanga none hari undi muntu wabigizemo uruhare Imana yaramukoresheje hanyuma ejo mwajyana akabazo gatoya bya bintu byose akahita abyibagirwa ibyo ngibyo turakomeje uwitwa Theo bose babireba agize gutya abyara n'uwitwa Rusi uyu Rusi twamumenye kubera Theo bose babireba uyu munsi ari kumwandagaza akavuga ngo yabyaranye n'imbwa umuntu abyarana n'imbwa bigashoboka cyangwa n'ubushizi bw'isoni abagore mugira mushaka kuba mugira isoni abagore ahubwo turahubuka kenshi ntabwo yabyaranye n'imbwa urumva kuko wenda birashoboka ko uyu munsi wa none ntacyo yamufashije sibyo cyangwa aranakimufashije ariko wenda muri iyi minsi ntacyo yamufashije arabyuka aravuga ati reka nze nongere kandi iyi mihanda ishuka abantu benshi iyi mihanda iragushuka ikagutamo neza ikagutamo hagati mu kibuga ikakwangiza noneho banayigwa kuyivugiraho ukavuga utitangiriye none se reka nkubaze sinumvise yaramusebeje yarangira Theo ntiyabyutse Sabe yamwakiriye ku Isimbi TV yego yamwakiriye neza Rusita Sabe yamwakira ku Isimbi TV yajyaga mwakira kubanza atabikora ntabwo yamwakira kubera ko rega n'ibintu ngo hari izina udashobora gusaba ngo risebye urumva hari izina wasebye n'irisebe hari izina wasebya bigasa nko kwandika mu mazi ukajya wandika bigenda kwandika nk'abashakuje mu isoko we ngo iki pasiteri mutesi uriho uvuga ati televiziyo ushaka kuvuga ukamera nko kwandika abasakuje mu isoko umva rero reka nkubwire hari umuntu uhora uvuga ati ngewe kumvuga biraryoshye reka nkubwire uzi ko kubera abantu bamvuze ibintu byinshi bagahimba ibinyoma bagakubita hariya uzi ko ubukumvuga uba uri kwiyangiza wowe nawe barakuvuze ni wowe uri kwiyangiza njye ntabwo uri kunyangiza wowe uri kwiyangiza nsigaye nkura nkabona uri kwiyangiza uri no kwikina uri kwikina uri kwihimbaza gusa nta bindi kuko reka nkubwire urwego tugezemo ze mu rwego rwo gukubita amaboko tugashaka amafaranga tugakora cyakoze umbwira ngo ngwino tugende tujye guhiga igihumbi tujye ko twabona ikindi sawa ariko kumbwira ngo wamvuze wavuze iki subwo ntacyo wamvuga ubu kiruta icyo wavuze bwa mbere aho uri kwikina rwose nta kintu rwose na kimwe rwose njye mbwiza n'abantu kuri nta kintu rwose Jeannette ubwo ngo wacaye hasi ngo wavuze ngo koko mana yanjye cyakoza wenda wavuze umbwira ati namuhaye igihumbi uwo nguwo abavuga ijambo rizima yego umuntu aba ari sawa kabisa wenda nimba Rusi twarabumenye kubera Theo bose babireba hanyuma yigeze yamuvugaho bamutera umujinya Theo aravuga ni kandi Rusi kundakaza kwawe aramuvuma amaze kumuvuma ati kandi igihe wo mvumye nkakuvuma mbabaye muvumo urafata hanyuma Rusi rero nyuma y'aho ibyo yacuruzaga byarahombye abura naho kuba kwishyura inzu i Kigali ahita ajya kubwerabwera ubu ngubu asigaye aba mu Bugesera rero ngo niho umugabo yamutorokeye aramucika umugabo ngo arigendera yigira azagoma kuryoshya n'abandi bagore umugabo yari yarashatse urugo rurasenyuka none muravuga ngo umuvumo Theo bose babireba yamuvumye ngo niwe uri gukora ibi byose iryo ni ihungabana nyine sibyo navuga ngo ni ihungabana gute ni ihungabana nyine nakubwiye ngo urumva we yabyaranye na Theo aza kwishakira undi mugabo nawe baratandukanye aramusize urumva ibikomere afite yego uri kubyumva ibikomere afite ko bicucitse afite igikomere kimwe cya Theo afite n'ikindi gikomere kimwe cy'uwo mugabo wundi babanye ahubwo ifuri zose arimo arazifatira kuri Theo yego ubundi Theo ntiyagombye kuba aramwibuka kuko barabyaranye
sibyo Yeah. birumvikana kuko barabyaranye ngewe rero nkubwize ukuri buriya reka nkubwire hari n'umuntu wirirwa yiziritse ku bintu byamusize nabonye bino bintu bidutwara umwanya ni ukuri nta bino bintu biradutwara umwanya kuko ngo Theo yicara bati ngewe anaje mu rugo byagenze neza twamwakira tukabona abana mu rugo siko yivugiye Theo none rero umugore we aravuga ati yabyaranye n'imbwa urumva ntabwo byaba bigikunze kandi biriya bintu bishukwa nande n'abamuhostinga hamuhostinze buriya niwe babimushutse oya se kandi none se bikuye none se ureka nkubaze wicara ku kinyamakuru gute ukavuga ngo umuntu ni imbwa hanga umuntu ni buriya ko yakoze ibi ni si yose izareba iyo video ko yayikoze ubundi se umuntu aryamana n'imbwa ati nyine nsubiza umuntu aryamana n'imbwa ko nasanga by'iki gihe reka nkubwize ukuri po abagore murahubuka rero reka nkubwire rero abagore turahubuka murasebanya turahubuka kandi nta nubwo musebanya mwebwe n'abagore bagenzi banyu nabo murabasebye oya n'abagabo namwe muravuga twebwe ntabwo tukivuga ahubwo mwebwe musige murenze ukwemera abagabo nimwe musige musakuza muvuga none nta mugore urasebye cyangwa wagusebye yansebye se koko mana nakubwiye ngo namwe ubwanyu abagabo ntimusige mworoshye namwe murasebanya ya namwe ntimworoshye umugabo asigaye agenda akavuga akarusha umugore kandi abagore bo bavugaga namwe ntimworoshye n'abagabo basigaye basebanya none bakagira amagambo yego mana aravukanya ngo ni isanti iri muri kumwe ngayo aha nibyo rero tuba turi gutindaho cyane tuvuga kuri ubu ngubu ntabwo umugabo ashobora kumenya umukobwa azashaka ngo bikunde ngo amumenye mbere kera bararambagizaga umwaka ugashira undi ukaza none ubu ngubu none se kuki mutakirambagiza byamwikanze iki oya ubu ngubu ni kumukura mu muhanda mukahita muhana nomero ejo mukabana aho ni sawa rero se hanyuma rero ibindi byo ni uko ni hasi hejuru wari washingana ijosi umugabo wawe wowe umushingana izosi wenda bucye umusaba imbabazi byari byakubaho ariko baraporo we witsetsa rwose ngo umushingane izosi niba ucya wisubira uvuga ati sheri nagushinganye izosi ndagusuzugura umbabarire reka ijambo bararira ravuna ushobora kuba nanabikora ariko sinsaba imbabazi ntabwo ndagufasha ibyo ubikora nyine ubwo ayiwe ayiwe amana asanga ujya ubikora sinakubwiye ngo kurya ubugari neza biterwa n'isosi siko nakubwiye aho rero ako kabike ubu nakubyiye ako gakubiyemo ibintu byinshi kandi ni mpamvu mvuga gutyo umugabo ashobora kubura umugisha bitewe n'umugore yashatse kubura umugisha n'ubundi ntawe uba ufite mu buzima bwawe nawe ubwawe ntawe uba ufite ahubwo reka nkubwire buriya niyo rero mwishyira ahashyushye reka rero nkubwire ushobora kuba ngenda niboneraga n'umugisha ukumva wewe waza mu buzima bwanjye none ungahinduka inyatsi ushobora kuba wiboneraga umugisha wewe waza mu buzima bwawe ni impande zombi ntimugatsimbarare ku bagore gusa reka nkwereke buriya hari igihe umugore aza mu rugo akaba ikigeragezo gikomeye bigatuma n'umugabo urugero se umugabo inshuti yari afite zikamuvaho urugero se ahubwo noneho hari n'umugabo uza ugashakana nawe nabo yisangiye ufite bose agashaka kubakwangisha bose bakagenda uwo bari inyatsi mu buzima famiye zose umugabo akabakwangisha cyane akabakwangisha habwa ati wa muntu ni mubi mwebwe ntawe muzi uretse kabagabo nzi ko abagabo batajya babijyamura urasetsa ibyo byari ibya kera nzaguha urugero umunsi ngo nzakora ikiganiro wari umpaye se n'ubu oya ntarwo naguha sinabwo ngo twega tugenda n'abantu benshi tuba tuzi byinshi tuba tuzi ibintu byinshi akinshasira mu nshuti ze zose wamweretse ati ni mubi ni umugome uriya muntu ntashobotse mwari mwaraba akagusabye ibintu nk'igihumbi akabyo byose akabitubita hasi inshuti zawe zose zikajya zigenda zikura ariko n'ubundi uzagenda ntaba nkunda ubundi uba ari inyatsi nayo yanziye mu buzima yiba ari kagungu yanziye mu buzima aha mbwirira abantu ijambo rize kubafasha ni irihe rihura na bibiliya neza ijambo rize gufasha abantu nk'aba ngaba ni irihe kuko bariho babana n'ibyo bigerageza ngewe ijambo rihura ijambo ryabafasha ni irihe po uzi ko hari ahantu ugera kubera ibintu umuntu ari gucamo cyangwa ari kunyuramo ntagire n'ijambo rimufasha
Oya. uzi ko ibyo bintu bibaho Hanyuma gusuka amazi ashyushye ye baba we cyuma. hari n'umuntu ubwira kubera igerageza arimo cyangwa yahuye nacyo ahubwo ati ibyo bintu byawe byigumanire byijyanire ndarushye ndananiwe ndaremerewe ndasaze neza waramubwira none akabona agiye kukuvudukana ubwo abaho ageze Ubu iminsi rero- baramugezeho. hari umuntu uhagaze nko muri icyo kigeragezo cyangwa muri iryo shuri Yego. uzi ikintu cyamumara agahinda ni uko wamujyana ahantu ukamusohokana ukamwicaza akajya yirebera amazi uko agenda Reka da. ibyo bindi umubwira hari umuntu uri mu kigeragezo utamusaba kuba wavuga ngo reka nkubwire ibi ahubwo ngo ngwino nkwereke ewe ntabwo hari ibintu nyine ubwira umuntu ukabona ntanabyumvisha Oh. nase reka nkubaza ubu urarwaye urambwira ati ndarembye si umbwiye ko urembye kuba umbwiye ko urembye wowe Paul ukamubwira ko malariya ikwishe Yego. nkaba ntagusiga isukari cyangwa ngo nguhe kwa aritemu biragufasha wese bigufashije iki Nta nacyo. urumva ndi busenge Ishwe. urumva hari ikintu uri bugufashe ubwo si uyu muntu ndamubwira iki Biragoye. uyu muntu urumva ndi bumubwire iki erega ngewe ibintu nkubwira nuko nigeze mbinyuramo ngewe nigeze nyura mu bintu mu bigeragezo umuntu wese niwo twari tuziranye asigara ku ijambo rivuga ngo nari mbizi gusa ibimubayeho nari mbizi Wumvise? Hari abagore tujya twumva amazina yabo abantu babahimba amazina uriya mugore ni ishege uriya mugore ni ingare uriya mugore ni igishegabo bakabita amazina atandukanye sibyo mpamvu navuze ngo umugabo ashobora kubura umugisha cyangwa mu rugo rwanyu mukabura umugisha bitewe n'umugore mubi cyangwa se ariko nyine navuze ngo n'umugore mubi sibyo dore impamvu bikunze kuvuga ko akenshi uba ushobora gusanga umugore abagore cyane cyane ngo ari abantu bashobora kuba bagira amagambo sibyo ya magambo bashobora mwebwe ikibazo cyanyu mpamvu mutagaragara muruma muhuhaho kandi noneho mwebwe muba mumeze nk'abantu mucecetse yes mwebwe muruma muhuhaho aho twebwe abagore impamvu uvuga gutyo tukadukubitira ikinyoma hakubuye nk'ubu ngubu wowe sibyo ushobora kuba uzi ko ndi umushomeri ukaba ushaka yenda kuvuga uti reka runaka murangira akazi ariko ukavuga ati ko se nanone ninkamurangira nzi ko afite umugore ufite abadayimoni ugira amazimwe kubi ejo yazagenda atinda gutanga runaka yamutwariye ariko hari n'umuntu ugira umugore mubi w'inyatsi ku buryo utanamubwira ati nkurangira akazi umugore aje akakwikorera hari umuntu burya niyo bavuga ngo hari umugore ushobora gushaka gutera umwaku mu buzima bwawe bw'iteka n'umuntu wese n'abantu mwakundanaga akabagucaho aba ari inyatsi barahari kandi barahari babanye n'icyo kigeragezo agacece kakavumiriya ku buryo noneho n'abantu bose mwari muziranye abakunkumura akabagukuraho abagabo bafite abagore nk'abo ngabo bababwira iki ababwira iki se nababwira iki babirukane amujyana he urwishigisha yararusoma none ko baraje mu buzima wakira he none yabwirwa n'iki ko ibya ikigoryi urakirera yes ariko sinzi sigaye mbona n'abakozi b'Imana basigaye bakora divorce none se utayikora urajya kwihambira nk'umuntu kampara niba umuntu atagushaka urajya kumwihambira ariko ntabwo byemeye nk'abakozi b'Imana abakozi b'Imana agomba kwihangana paka apfuye ntabwo byemewe ariko twebwe iryo tegeko tuzarishyiraho nk'abantu nk'abantu ubu umugabo agutejeje umutwe ntabwo wakwihangana ubwo se nihangana ndi Yesu nihangana ndi Yesu se none ko we yakwihangana ubu byari ko yakwihangana nyine ubwo ni ikihe gihamya kikwemeza yuko uyu muntu yakwihangana ni uko urukundo nyine rurababarira urwo nge ntarwo mfite rero urwo ngewe uyu ntarwo mfite uriya rusaga ni ubundi hari ibintu abantu baza hano kuri kamera bakishushanya bakiyorosa akazi yigiza kamarayika ku buryo wavuga ajya kuvuga umwuka ugahera jya ubwira umuntu ubwenge ngo iki singishoboye ibyo rero ngewe nibyo nzabwira abantu abakunzi banjye inshuti zanjye tugendana murabizi sinjya niyorobeka nkubaga nta kinya nkakigutera nyuma kugira ngo utaza kumva ububare bw'igisebe abantu rero bose bigize impaca bigize udukerebenda ukuntu murabana ngo nta kibazo iyo bagiye n'umuntu ubizi umuzi nta kibazo turiya tubana muzi ndagukatira neza nkakohereza induba mu bishingwe imodoka ikagutwara ikakumenayo nta kimumariye mu buzima none se reka nkubaze nta mafaranga umpaye nta gitekerezo umpaye ntunamvuze neza sibyo uri inyatsi mu buzima bwanjye ubundi nkubitse ngo umarire iki basi ntunambwiye tujye duciye inzira tujye guhiga amafaranga ikintu umariye ni nk'igiki mu buzima uri kuvuga wenda uba wari umugabo ufite umugore ingeri zose none wamwirukana indeze wamutaze indeze
kereka nzi ko nashatse ikimuga Yes. si birashoboka none se ubu ni gute ushobora kumbwira ngo umugabo ngo kandi mu azisima gusezerana uvuga ngo uzihanganira byose umugore azihanganira mituweli nako umugabo azajya muri mituweli ajye kwishyura inzu ajye kukugurira igitenge ajye buri kintu cyose ngo uricaye aho ngaho ngo urimo uramurataho inzobe ndagukomeje baba ndagukomeje Irene kutoroshera niyo mpamvu ubona aza gufatiraho imyuka yose aza yasaza ameze nk'igikoko gutya atagufatiraho imyuka yose ngo wicaye aho ngaho yerere kandi koko stress ziramufashe ziramurenze niyo mpamvu rero itagufatiraho imyuka yose akavuga ngo yananiye nyine hari ahantu tunanirana natwe ubwacu ariko twe tukananirana mu ibanga waragiye umugabo cyo kugira stress wazimuteye ariko umugore agiye stress wazimuteye akibaza uri kiye gisobanuro uri muntu ki yego turasenga ariko tujye dushyiramo no guhugurana tuganire tugirane ibiganiro nk'abantu b'Imana sibyo impande zombi turabangamirana yego aha yes reka ngushimire cyane kubw'ikiganiro cyiza tugiranye ngira ngo abantu bagiye babyumva bagiye bumva uburyo wagiye ugira inama abantu ndetse ariko nanone wagiye usya utanzika ugaragaza ko mbese ara wajya ari muwe zikabura ngewe erega muri society nyarwanda kandi urukundo rurihangana umva nkubwire rero none se ubu aba bantu bose bona bakora divorce ntago bakundanye ntibagiye ku mazi hari aho batajyanye none se ntago rwari urukundo se babwirana I love you izi mpeta bambikanye za fiancé bazambikanye mu buhe ntibari bakundanye reka nkwereke ubanye n'umugabo atanywa inzoga nyuma akazazinywa wabigenza ute fa kuba yubahiriza inshingano ze nk'umugabo iyo ntago bindeba yakwinywera nta kintu fa kuba yubahiriza inshingano ze nk'umugabo ntago ibyo ngibyo bindeba ibimureba mu rugo fa kuba yabikoze bimureba umufasha asambana ubwo aho ngaho urabizi ntago naguhereza ubwo wahita ugenda aho ngaho cyangwa njye nyine nkagendaho nyine hari umuntu ukubwira ngo nakwihangana ntabwo ibyo nabishobora njye ntabwo nabishobora nagira ngo wakwihangana njye ntabwo nabishobora nagira ngo n'ubundi njyewe nduyu ntabwo nabishobora ubwo se ubu uri umukristo uri umurokore kandi musezerana muvuga yuko ngo uzamukunda mu bibazo byose ukamukunda iyo musezeranye muravuga ngo nzamukunda akageze mu gupfa wanyibukije ahantu muri Bibiliya handitse ngo tuzatandukanwa n'urupfu cya Kristo Yesu agarutse wahanyibukije hajya ni hehe po numva nahibuka ariko barabira habaho se habaho bazahanyereke ni nyandiko bahabwa n'umushumba nyine umuntu uhazi azahanyereke ariko harimo ijambo rivuga ngo ni ukuri Imana yifatanyirije oya ndakunkubajije ibyo ngibyo tuzatandukanwa n'urupfu cya Kristo Yesu agarutse aho ngaho wanyibutsa ahantu byanditse batubwire muri comment muze kunyibutsa muri comment abasheri muze kunyibutsa muri comment batubwire ahantu ibyo bintu byanditse ngo tubyaye tutabyaye nzagukunda ibyo bintu rero urwaye cyangwa uri muzima dukize cyangwa dukennye ibyo bintu muze kunyibutsa ahantu byanditse muri Bibiliya ndashaka ko tuzabiganiraho utaha sinzakutisha abandi bagore nzagukunda shamana ariko mana uri hafi yacu hanyuma bwacya rero akahita akutisha abandi bagore utiza kwihangana kugeza Yesu agarutse cyangwa urupfu ruje ukabatanya ibintu byo kuvuga ngo namufashe ngo asinda namufashe asambana ugomba kwihangana mpaka upfuye ubu rero abantu b'iyi minsi ubwo rero niba utabishoboye uri umunyembaraga ubundi abadeperi bo babikemuye neza cyangwa se abarokore bo bazi siyasa zabo divorce zabo ziba mu nzu abarokore babigenza bate oya wimbaza byinshi divorce zabo ziba mu nzu babikemuriye mu nzu twibyukira mu gitondo dufungura imodoka twicaremo kubitemo baze wambare neza usohoke mu cyumba cyawe nange usohoke mu kindi tujye muri korari njyewe nzi abantu baririmba ahantu runaka ntiriwe mvuga bahita biyumva barenga nka 6 bose buri wese aba mu cyumba cye akada bari hatarimo divorce ubwo giye kuntu nabanyumvishe rero ubwo byaba ari nyine ubwo umwe ararukwe n'undi ukwe nyine agomba kurara uko ariko iyo babonye umugabo yahanaguye yatebeje n'umugore yambaye igitenge cyiza tabagata iyo famiye rwose ntabwo ujya ubona famiye yo kwa runaka ukuntu ibanye neza kandi ariko ubundi bapfa kwinjira mu nzu gusa hamwe
no ku meza ntibasangira. ku meza se oya ubwo ugutanze undi wavuye mu kazi tavuga ati zana vuba ibiryo nirire vuba atansanga ku meza agahita yigira mu cyumba cye undi nawe akaza kurya. Ibyo bijya bibaho. Uzi ko umugore adamara umudamu mwiza araremba mu makorari anakomeye ahubwo. Kare uramuzi? Mbabarira bankubwiye ko baririmba mu makorari akomeye. Jeanette reka ngushimire cyane uzatuza kuganira n'abantu hano wese utanga igitekerezo wandike comment uvuga ati ibintu wavuze biruzuye cyangwa se gutya na gutya. Ikindi bashaka ko tuzavugaho buri wese abyandike tuze tubiganireho. Umuntu wese Jeanette ariko wacyashye ukubita hasi ugira ute ariko ndagira ngo ujye erega hari n'umuntu unanirana kubera umurengwe. Yego hari n'unanirana kubera inzara. ugire n'abantu inama ariko abagore barenzwe n'abagabo barenzwe. Atarengwa Wavuze ngo ntabwo ari abagore bagira amagambo gusa n'abagabo bajya bayagira. Barayagira nyine barayagira Ariko 90% ni abagore. Nakubwiye ngo mwebwe abagabo muruma muhuhaho muruma muhuhaho ariko mugira amagambo namwe. Twebwe ntitubitindaho. Twebwe ntabwo tubitindaho. Mwebwe ariko ngo mubivugira bikarangiriraho. Ntabwo se mwavuze mwacecetse. Ntabwo mwavuze mwacecetse. Simbizi babwire ngewe. Gusa ikintu kimwe nabwira abantu badukurikiranye. Badukurikiranye. Niba uzi kusanganye umugore wawe abantu sibyo ukaba uzi kuba musanganye abo bantu yifondeye umuryango barabanye cyangwa inshuti ze barabanye wiza n'ibintu bya parapara ngo abantu ngo simba shaka cyangwa ngo ugende ubabwira ibintu utagomba kubabwira wowe nkwereka bano bantu nta kibazo cyanjye waberetse cyangwa se bakweretse ni wowe ikibazo cyanjye n'wowe ukibashoyemo sibyo gusa n'ubwo abagabo mubikora ariko baranabanenga barabanenga kandi mwebwe babanengera hakubuye mutagira ngo niba natwe twe baba bati niko abagore babaye ariko mwebwe babanenze babanenga bihabanye n'ibyo mwavuze. Turiko bumva noneho niba uzi kushatsa umugabo ukamusangana abantu bi wijya kwirigwa uwigize umusazi wigize nyirasikiyori nguvuga ngo abantu bawe ngo simba shaka murekera abantu we gukora bamusanganye urukumva barabamusanganye murekera abantu we niwe bazi uko babanye. Niba uzi ko umudamu musanganye abantu bi murekera abantu we kuko niwe ubuzi uko babanye bitangira kuba mwangisha ntabyo gutumye sibyo azi uko babanye. Ikindi kandi ngewe nawe tubana muzo ariko tuzeranye defo zacu namwe abagabo nta kintu mujya mukimenya duhora tukibanenga iteka kuko nk'igihe tujya kumva tukumva ngo hanze ngo kanaka ngo umugore atubwiye ngo warananiranye wategera bati ati uko se byasohowe nande n'umugore n'umugabo so umugabo namwe rero nimukishyira hashyushye mwa muri abanyamakosa nimukaduhererezaho ngo abagabo ngo turabahererezaho ibintu ngo namwe muraduhererezaho ibintu oya namwe ntimworoshye ni muri shyashya rwose muri iki gihe tugezemo namwe ntimuri shyashya. Okay njyewe ndi shyashya bwa bandi simbizi ntago wabura kwishyira heza. Ako kantu gusa ko kuvuga ngo umuntu umusanganye umuryango ukashaka kumuturanye n'uwo muryango ni mukareke natwe tukareke abantu we bagumane neza muziranye nanjye banjye mbagumane birahagije birabaye sibyo. Gahunda zawe zicunge neza nangize nzicunge neza. Kandi ikindi kintu gisenya society nyarwanda ni ukwinjira mu buzima butakureba bw'umuntu muri kumwe. Hari ahantu ubuzima bukureba ariko hari n'undi buzima butakureba. Ibyo nabyo birimo birasenya imiryango ahanini cyane. Ngayo nguko rero wumvise ikiganiro tugiranye ndetse impuguro n'inyigisho abantu bareke ibintu bitari byiza. Abagabo bubatse birinde ndetse n'abagore bubatse birinde kuko niho itorero rituruka. Turagushimiye cyane kandi wakoze Jeanette. Imana iguhe umugisha. Nawe wakoze.